Mike, data n'ingoga, umugabo w'umukire ufite byose. Ndi umwana w'ikinege, biruko birumvikana nanjye ufite byose, ariko hari ikibura, ubwigenge. Ariko mbere uwa kampani ndakuze bihagije, mu myaka, mu bigaragara inyuma ndakuze pe, ariko nanone ku rundi ruhande ndacyari umwana, kuko mu myaka yose maze kuri iyi si nta kintu cy'ingenzi ndihitiramo. Ibyo nize, aho nize, ibyo ngomba gukora byose ababyeyi babimitiramo. Mperuka kugira icyo nihitiramo kera nkiri umwana muto cyane, mpitamo ibara ry'igikinisho ngomba gukinisha. Sinzi wenda nimba ari ubwoba bwo kumbara ko ndi ikinege, ariko nanone sindiyumvisha uburyo umusore nkanjye w'imyaka 27 bagishaka kumitiramo nabo ngendana nabo. Ndavuga inshuti. Vuba ndozuza 28, ariko ndabizi iki ni cyo gihe ngo nanjye mbe umugabo. Iki ni cyo gihe nanjye ngira amahitamo yanjye bwite. nzajya nyigushyiramo buri gihe wowe ntushaka kuyishyiriramo. Reba kisi erega uru wanjye naragukoye, buri kimwe kikuru cyose naragikoye kugisumba. Nego Rwanda rusoma nyina turukane warwana yuzo puta umuhungu wanjye nari kujya nkeka ibindi. No kusaza amane iki kijinga kwe Mike ini andese ini ande ni atatu kama iki kandi mamusanga kuko utamumwesha nese muzo ariko mumwesha ako sinkumwe niyo muzo nyine mu aho mana kuko sinari impari ndasomera hano wasomeye kuko no muri sinari impari ngo mbirire mwana kamujye ndamutwara ndamusoma soma nyoko turebe kandi urapfuje okay nese nagiranye uvuye heza ntibe mu cyuma ndi gucuranga gitari yanjye ntabwo ndi kutari wadutamo ubundi dukemo nka ngiye gucurangira mama sasa none njyewe mbe nigende none wowe nza gucurangira narongo uzancurangira narongo yese oya nza gucurangira narongo yewe nza bacungira mwembi reka muzarate muvukuri muvyeyi amezi 9 mu nda yawe udawe indirimbo rero iranyigoye ariko mtoto utanajua mambo half good voice nayo kubaririmbira ituro ya Brevani nyine babyeyi nabiturikiye turimo turebe ubu nshaka kuzajya nkora ibiraka nkajya kuri ibintu mpunzi se byo ujye umbwira nzajye gushanga bagiye banyishura bari kwinjiriza why not ibyiza make ariko rero wabye imirongo byinjiza make n'ibyo bakene bakuveyuka izina so ngo gafite nicyo nyine mba ntinya ntabwo wajya ugiye kuburudisha abantu gusa nta kibazo
ariko iyo mbonye iki cyana umwana pani cyana mba nkibyinirira nk'icyana rwose numva nuzuye neza Umva dufite umuhungu mwiza ariko turasa. Boss. Boss. Urabona muri iyi minsi siporo yimereye nabi. Amakuru ni meza. Boss, komeza kwibogari. Urugiye igikabyo niyo kintu gupfa gusa. Ubu imyaka mfite urana n'umukobwa yafite. Reba yewe, boss, ubu urabizi. Hagiye uzahura n'abakobwa nka 20. Bakoze kwa kundi babishyize hamwe umwe gufata ukuguru nda gufata ukundi ndafate ufate mu mutwe ndi mu mugongo bagutera bagudunde hasi ibaze rero upfuye se ninde wazongera kungurira gacupa Obedo igikabyo bigera undi wazagiye muri comedy njyewe se bandasekeje se boss uri kunuka yewe umuntu usekeje nta mukobwa muri iki gihugu yakufata ku ngufi ubuse nawe nkora siporo aho bwumva boss ujya kongera kungurira akantu se ibyo bintu byo tubireke atagira buriya mukobwa busige bwiza bwitondesha ngaho imirongo buri munsi hatagira aho uzongera gukibura babandi baje baza bagazona baraza basigaza basimburana akikubwira ko ngendeye uzambuye ko ntahaye uhita umukingira bose nawe ndukunda kuzana buri munsi nta mukobwa no mu ngendeye hano azashaka birakemutse icyo bivuga abyo bizi kizananye na mama cyangwa kazananye na papa uzajya mbaza mubaze cyangwa njye mbaza ngo uzajya bakingirana ubwe ko ntahaye hano ngendeye kiyetsonza zanzanye cyangwa kazananye na mama cyangwa na papa nta kibazo boss ese ko ibintu byose mbikora ko wabimbwiye ese boss wese kari wowe ugita petit frère wawe niyo mpamvu nyine ese nyine uri nka petit frère hano niyo twirigwana niyo tureba n'umupira niyo tureba na byose petit frère ariko wabyubize ntabwo nyine nta kibazo boss hanyuma no munsi nta kibazo boss ndabizi ko n'ubundi wotaje nta kibazo urakoze boss iyo nkweto nanjye wazanijeho nkayambara zayikugabira nishi ndakubona rwose umeze neza duherukana ubushize tuje muri bidi ya musaza wawe ntabwo nabashije kukubona ko tujya ngo nari ndi mu rugo ubaye ntahari mba nagiye nahubutse mba ndi mu byanjye si barabimbwiye ko wabonye akazi ni akazi kenshi urabona maze n'igihe nagera aha siko abantu bagenda bakibagirana burundu twari tugukumbuye cyane hanyuma se andi makuru ya dadi yari aho amakuru ya dadi ni meza ari aho urebye nta kibazo gusa rero ntabwo ngo nzagusubize twongera guhura ariko disi nawe yarabuze urabizi akazi ke kaba kamubanye kenshi barababuze muri iyi minsi umutware wanjye aherutse kumuhamagara bahanye na gahunda yo kubonana ariko biranga ariko ntabwo nabyibashijeho cyane kuko bijya bibaho Enye urasa neza disi akumana maze narahindanye rero ukuntu nagiye nkaba nabi kubera agira n'ukuri urasa neza mu gihe cyacu twajyaga gusa Mike waje ni karibu mama Miliyana
cyane. Komera muhungu wanjye. Siporo ndabona zari zikwishe. Bose nta nubwo ndabitekereza. Ntabwo se wari uzi ko mbere ari budusure ko watinze. Gusa ni ngombwa kuza navuze hano ni nko mu rugo. Ahubwo ko twagiye mu kiganiro nibagirwa kukwakira nk'iki. Nta kibazo mbashingaga kamango. Umukozi. Ngiye kukubwira ngo namaze ukafata nko mu rugo ngo bakuze n'isanzure. Ubu si ni ngombwa ngo nyizane mpamagare. Okay. Ahubwo wahagurutse ukongera ukansuhuza ko So nta nubwo ndi ukuruki. Basa nk'aho kiraguteza ubwo kubera iki? muri siporo. Muri siporo? Ese Mike, nzi icyo cyawe ko cyampumurira. Watsinze umukobwa basugira ngo nze tuganire. But normally twamaze tukanaganira. Niba nta kibazo nk'igihe ntusabye ko wagomba kongera ukansuhuza. Abantu bari bakumva niyo ukamusuhuzanyije ntabwo byari bikwiye. I miss you. Mike, kumva witishimye. Ndananiwe. Ndabyumva bari kumwe nawe mufite kugira kuraje umuntu uri gukora amasiporo. Nyine nk'umunsi na escota kuraje ni mu ariko nyine ubonye ko gishinzwe n'ubuzi. Urwaye? Oya, ni just ubona mane ndose ndabyo. Ndabyumva. Gusangira urabona ko ukwiye gutangira kugera muri siporo arabyibushye cyane. So utazikunda tuzagiye ryari? Anytime, I'm available. Kajya koga. Ejo tuganire. Ese Mike ari hehe? Ntabwo ko amasaha yo kujya ku kazi yageze. Kujya kunda gutirije no kubera iki? Ubwo rero ugiye kumwiha nk'aho utakererwaga. Kererwa. Nuko nabaga ntazi icyo gukora hano ariko sinigeze nkererwa mu buzima bwanjye. Kuva cyangiye nari ponctuel. Sheri uravugisha ukuri ntabwo byigeze bikubaho. Oya. Ubwo nabaga mfite impamvu ariko idakanganya ariko we arabizi kandi twabiraranye. Kuguma kujya ku kazi. Se kuta uri gufata umugati. Umugati. Usigaye ngugaza no mu nda. Shuwa. Sheri. Oya nacyo ntabwo Waraje se. uyu munsi mbamo. Turiga umunsi wose. Sawa wite. Ndaza kuba muri kiribane hafi Usenyi mpaka akazi karangiye. Nayo wite nta kibazo. Tasubira mukanya. Morning. Morning son, how are you? Fine. Wavuye ku izima noneho se? Kwizima y'ibiki? Kwizima y'ibiki? Ntabwo ari kumva ishatse vuba. Ariko umaze gukura? Ukuraje. Papa, iki gitondo gukutsanya ibyo bintu. Ntabizana. Niwe mwana mfite. Ufite buri kimwe cyose, ntacyo wabuze. Kubera iki? Uzi ko ngiye ku myaka yawe nari narashatse. Iki cyari igihe cyane papa. Sheri ariko afite gahunda. Ufite gahunda? Ako Mike uriya mukobwa umuzizi ikigo. Ntabwo mukunda.
urajuyeje papa mwana wanjye uriya mwana umusizi ikikwa neza umukobwa we urajuyeje papa kamari ntabikubeshye uramuzi ariko nawe uzi se ndamuzi uriya wo kwa kabera ariko abahungu n'abanyina muvugana byinshi ubwo ntabwo nari mbizi ndagutanze kabera sha akira rero akira sha akoreka umwana wanjye abanza afate breakfast ariko nyine tumuri inyuma kabera inshuti yanjye cyane uriya mukobwa ni mwiza reba bihaye umugisha kabisa umugani wa padiri rwose Imana ibiha umugisha ese ko mbona yacecetse papa simukunda kanirire Mukunda umuziki se kuramo narizi ntabwo mwimva nese sibyo aha nyamara uriya mwana ntahamwaye ni ukuri Mike narakubwiye nutinda uzatuma Mike uriya mwana ni mwiza ava mu muryango mwiza ava mu muryango tuziranye azi umuryango w'inshuti nese bimwemerera kuba yabuvuganye ubuzima bwanjye bwose ariko byaba byiza nese umunenga iki ntabwo mukunda simbyumvamo yewe numva nyene kandi tubiri wenda utanyangiza umunsi tutangiye muri kabanza rye Shareef muri kabanza rye ariko gahunda yirahari ndi no kubisengera kandi Imana ikinyumva Imana mva abantu babesha uri kubesha papa icyo nzi cyo nuko imyaka yo gushaka irageze sinkurambiwe kuko umwana wanjye ariko nkurambiwe kuca hano mu rugo urabyumva ikindi wamukunda utamukunda nuko ugomba gushaka nta kindi kandi wimbwire vuba nta kintu tubuze nushaka kwimbwira uyu munsi umbwira ngo tuzakora ubwo rwose ngiye nzabikora ndi tayari ese Mike kujya wibuka ko ari wowe mwana tugira rego isaba afite mbizire kuki mutabyaye isaba afite impungenge no kubyara undi ko ugize icyuba umuryango wazima ubu ntabwo ubona ko nkeneye akuzuko mutegereze rero ukuntu wabyara akana keza sujya ubona ngaha oya shusho irinde Shareef akira mwana urwana rurivumbura nk'uruhinja ibintu mamumbwa sindi kubyumva Shareef it's okay ureke ibintu by'ubunanga Shareef wambabara Mama Mike. umwana akarya koko reka ibintu by'ubunanga by'ubuduri ariko ujye unagera gushyiremo n'imiyaga ureke kumutoteza hano kumutoteza gato ihohotera hano kumutoteza si ngombwa simushaka Niba gushaka nakureka. wese barumuna ko Imana ibirimo yewe ndi gusenga kandi icyo nzi cyo mukazana araje ariko aranaje kiganira mutangiye nk'ungiye mu kazi n'umunsi wa kangahe ngiye mu kazi bon appétit my son enjoy akoze kubivanga cyabashaka kukugira urumwe nibyo bituma uteta gutyo wigira inanga wigira umuduri wigira nk'umuntu we nkumva ngumara twite nawe umusore wenda pressure mwahitamo ugira pro bebe mukandida abandi ni wowe tubategereje ntuza agira intuza akoraga ibyamunaniye njye naracuze kandi Shareef ngo urwana rugira inanga cyose uramushyigikira ese ubu wavuga arimo ararya byamanuka numva byagera ku nzoka utantura hasi ngaho tuza ni ukuri ndekera umwana arye nteshereze umwana umutwe tugiye no gucererwa dore twishyuza amagambo ubukererwa ahubwo bimeze bite kampani se uri kubona ese wavuga amufungira agapensi uba wibagiwe ibyo ntabwo rero wakabaye ubikora n'iby'abasore ariko se bite amezi 9 urayazi wowe kuki nta muhake yase Okay. nuko musigaye mwambara let's go mama mwakoze gutya nuko mbona mutarya ngiye ngumva mbashije kwifubesha n'akazi n'iki ntuzambare ko neza umwana arya Mike sebete
hano waje ugeze naje kare ko naguhamagaraga se ntiwitabe wampamagaye naguhamagaye kwijijisha yo kora zine zose turwese kutabibonye nukurishije n'ibiri mu cyumba muziki yantwara bizi niyo wabiyaye shani nabanaye muri kwifata kandi muri quartier nshaka kugusuhuza baneka amanyure okay twagize gakese kunyakira se canaje kuba ari we biramagije gusa nkubwire karibu kandi musanze kwese kandi kubigize intambara ndahamenyereye n'ubwa mbere maje karibu kandi murakoze urameze neza ndi kubibona urasa neza thank you nacyo bari ndabizi ariko biba akarusho iyo bimbwiye sinjya nkumenye kubera nyine ubuntu tuburage muri make mbonyemo katuni oya nkubonyemo komedi none ko ari kunsuza tu yego erega mba nkumbuye numva twagumanye igihe cyose mutima w'ikinyejana Mzibiti. Mzinizi. Wow, ndumva nishimye pe. So numva ko utari buze. Wowe singi ubundi ubizi icyo niyemeje ndagikora. Wow, agomba kuza ko nabikubwiye. Ndumva nishimye pe. Byuzi no munsi ndumva ndahora nishimye. Kuko uraza kuri iruhande rwanjye. Bagomeye kucyukana cyane. Gute se kwa tukuva turi seconde ukabyo ugira utuntu dukabyo noneho ngutinyuzanye mu mitobo nigo mutinya. Afite nawe nuko avuga iby'imitoma nawe. Akazi sego. Akazi nyine neza gusa none iyo udahari ntabwo aba ari neza ko haba hari. Noneho naje. Manshimwe. Ariko ntabwo mugikora amasuku biragaragara. Anyway, you look smart. I like it. Yeah. Ntabwo mugikora amasuku byagezeho. Umva abakozi bahari rero amasuku. Wajya mu kazi karabana n'ivana. Ndebera nawe kuntu hano hasi. Nibyo yanjye rero ndimo ndareba. Kandi bimaze kuba too much. Nimba uri umusozi twabashinze nawe bamunaniye azabitubwita umukure ku kazi dushyireho ubundi. Ugomba guhinduka. Nase kuba udahari ubuse byose nabyisho. Naje. Nagira akazi ko kugukumbura nkagira ko kureba bitagenda neza mu gabanya igikabyo. Ntazi no kureba by'amazi. Yego. Ugira igikabyo kuva. Wowe ndubwo mbyumva ko ari igikabyo. Njye mba nashize. Nese nk'ubu uyu musaza. Ese musaza ntajya abivuga iyo yaje. Umusaza siko nawe ngo abe yiturije ngo ibintu byose bibonamo amahoro. Mbese urebye usanga njye umuntu upanika hano muri office. Gaye baze nk'abantu ku karere baje kudusura ugasanga kampani yacu ifite umwanda umeze utyo. Iyo ugomba guhinduka nta kibazo. Ubwo naje. Gusa nyine bari bambwiye ko uriya mukuru wabo amaze iminsi arwaye ariyo mpamvu rero ubona abakozi iyo badafite umuntu ubagenga bakora ibyo bashaka. Rero naje ku kazi nyuma y'igihe kinini uzabisaba ngo nagarutse ubu njye nawe igitondo n'ikigoroba yanjye kuba hafi yawe. Wow. Ndabikunze cyane. Nizeye ko tuzakorana neza. Of course yes. Kubise njya ku kazi ibintu byanjye bari sawa. Tukajyemo. Okay. Mpamagara umuntu wese ubanza. Mva reka nzi tugende turebe nimero ze ndumva muri telefone yazirimo. Ntabwo nabasha gukorana. Barahakora hasi ariko ko harakoze. Ndahamagaye mu makuru azaratungana. Ubu nta n'umuntu yaza ngo wenda nukwenda tudakunze kuhakorera ngo tuze. Hari ibintu bikunze mukamutekereza pe. Maya, uryoshye kubi.
n'inuza n'isukari n'ubuki n'amata byose bivangiye hamwe. N'ejo bundi nzagaruka twongere twidagadure. Hari ikibazo se? Murakaza neza. Kwamaye ibintu byose biba bihari. Mwakoze cyane rwose sheri. Kira. Se kuryoshye umuntu ahita yumva yakugira umugore neza mukibanira neza. Ubwo rero reka mbe ngiye. Kutaka amafaranga se? Amafaranga? Amafaranga ni? Reka ramubwire. Hariya waryohewe nanjye ndaryoherwa. Hanyuma? Nta by'amafaranga. None wemeye ko igomba kuma amafaranga 50,000 kugira ngo just uze ujye hejuru numara kugicundi baho ugende. Musiko kuva navuka nge ntaraguye intangamirwa. Niko kabiri byarimbaye ko bibi bikubayeho nyine. Ese ko kazi kanjye bibi bikubayeho nyishyura amafaranga yanjye. Kandi akenshi ahubwo nabo mbomora bajye bananyishyura. Abo ni abandi ntago ari Maya. Urabimva neza? Maya nta mishinga afitanye n'abagabo ngo arabishyura. Umva nyine nkubaze. Wigeze ubona imfizi? Iyo ugiye kumfizi wowe ujyanye inyagazi niwe wishyura. Hanyuma uri imfizi ngende inyagazi. Niko gahunda zimeze pe. Abo kabiri ngende. We reka nkubwire buri ushobora gukina n'ibitego cy'imisa. Ndekora? Nyishyura. Wambare gusa ko ndebye kuri mama nkasanga baye hafi. Ibyo se birandeba. Ibyo birandeba nyishyura.